kugera mu iteraniro ry'abana b'Imana. Data nahabwe icyubahiro. Amazina nitwa Girishema Artire Kristo wa hano. Yego. Tugiye kubanza dutere haleluya. Iteraniro burya haleluya ni ikintu gikomeye cyane. Yesu nashimwe. Impamvu nkunda haleluya, haleluya niboneyemo umugisha ukomeye cyane. Yesu nashimwe. Haleluya nabonye ikora ibintu bikomeye. Nari babwiye murabizi. Umuyobozi wa gahunda yatumye dutere haleluya. Nera haleluya ndi hano. Haleluya ndaziyohereza. Yesu nashimwe. Bandi natangaje. Haleluya ziragenda zinshakira akazi. Hanyuma ako kazi ngashiraho kugira ngo ukavuye ku Mana bazanyinginga. Kandi baranyingingara. Mana ni igitangaza. Impamvu rero tugiye gutera haleluya. Haleluya! Amen! Tugiye gutera haleluya. Icyo sinzabyibagirwa nari nicaye aho kuri mixer ndimo ndabishiramo neza nko kuri umugabo uri kubishiramo neza. Umuyobozi agamba ngo mutere haleluya zirindwi. Rero ari ijambo ari cyo namenye rero ndi hano mu nzu y'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana Mariya yabwiye abahereza, yaragiye yabwira abahereza ngo icyo umuhungu wanjye ababwira cyose mugire gute mugikore. Haleluya! Amen! Iyo umuyobozi ari hari icyo avuze cyose ngenda gikora. Kuko hari mwibanga. Iyo bibeshya bagasuzugura ijambo Mariya avuze, bari butahira amazi. Ariko Mariya aravuga ngo icyo ababwira cyose mugire gute mugikore. Umuyobozi yateresheje haleluya. Ndazitera haleluya zirindwi ndazirangiza ngiye kwicara ijwi rambaza ngo Artire mwana wawe kurashe urashitse. Ndashitse. Ndashatse kumbwira biranca. Ndashitse. Marayika yongera agaruka n'ijwi rihinda. Kurashe urashitse. Ndamati tumubwira. Umuyobozi aravuze ngo dutere haleluya ndazitera. Tumva nta cyaha nkoze. Burya mu mutima habiramo ibintu utapfa kurondora. Kandi mu masegonda angana burya. Ndangije n'ijwi rirambiye mukamubaza. Umusirikare bamuhaye imbunda akarasa mu kirere burya gusa bamukorera irenganute. Ndavuga ati bamukubita inkoni nyinshi bakamufunga. Ati wo kurashura shiki ati ngewe ndazinguye rero mbabarira. Ndangije aravuga ngo burya umusirikare mbere uko arasa ifite umwuka we n'umujyanama. Igihe cyawe cyageze ntabwo yemera ko amahirwe gutaruka. Haleluya! No mu bujiji bwacu ageza akatugoragoza akatwereka uburyo tubasha gusingira imigisha yacu. Harangije arambwira ngo mbere ko umusirikare akora kumbarutsa akarasa arabanza akareba ko neza afite igipimo ashaka kurasa. Iyo amaze kubona afite igipimo nibwo akora kumbarutsa akarasa. Hanyuma barakubwira ngo urasa ugapfa kurasa burya gusa. Nta ibibazo ufite wakagombye kurasaho. Ndabata ndabifite ndi umushomeri. Hanyuma se ndabata twumvikana urakoze kugira inama ndagushimira. Nimba n'ubundi akazi karakangiye wikanye fasha umuyobozi wa gahunda ibingira ateresha izindi hariya. Hariya zirindwi. Urebe ko mbura ubwenge noneho. Haleluya. Umuyobozi wa gahunda umuravuze ngo ndumva haleluya zitagezeyo. Kumbe umukoresheje ari hano. Ndumva haleluya zitagezeyo. Umwongeye muhaguruke ngo urese ariwe yaturutse atere haleluya zirindwi. Yavuga ati saho umuye we. Haleluya ya mbere njya kunshakira akazi. Haleluya ya kabiri nazitera ndangije ndashira komandera ati kizanyemereza ko akazi ariho kazanye ku kazi. Sinzakora ikizamini bazampamagare bakanshiremo kandi kizabinyemeza neza bazanyinginga. Rero ukana kugira ngo banyinginge bampa akazi bananyinginga. Iyo batanyinginga ntabwo nari kugakora. Ndangije kuzitera haleluya. Abandi mwaricaye njye nanga kwicara. Guma ndahagarara. Ndabati rero mbere nabyishe wambwiye uko kungangarura. None umbikoze urancecekanye ntago nicara. Ntutambwira niba byakugezeho ubundi bwicara. Ibyo nkoze wabishimye cyangwa ni wabishimye. Nanga kwicara ndahagarara. Ndati nkoze ibyo wansabye nawe gira icyo umbwira. Ndahagarara. Mwese mwaricaye nge magara kuri mixer mukagira ngo ndikumva amajwi kandi ubwo umutima ndi kudepoza tabaye.
ndahagarara ijwi rirambwira ati mwana wanjye mu gitondo uzindukire muri nibature ndaguha akazi dukomere data amashyi menshi cyane. Mu gitondo nabyukiye muri nibature ndasinduka kare cyane njya muri nibature ndahiterana nkajya ndeba mu iteraniro muri nibature ngira ko nta mushyitsi urimo nkareba abasanzwe bazamo ni ba bandi hataga akazi karava muri runaka nareba ari mwaho nkabona nawe wambwira iby'akazi nkabona twese ntitwakunze usanga tuza muri nibature batinze gusengera gusoza kataba niba tuyobora nasohotse vuba vuba mpita mpagarara ku muryango nigira pasiteri igihumbi n'umupasiteri wagiye uhagarara ku muryango akadusuhuza twese mpagarara ku muryango bose ngo baramutse ati baramutse bose bancaho mbona no mumbwira iby'akazi ndumutse mu rusengero nsanga bose bashize ndabati Imana mbese navangiwe ndatanga nigera mu rugo bahise bampamagara nateye telefone hanze ndasohoka nsanga bahamagaye barushye nsanga nigera mbona message call bongera barahamagara ndambitaba ati ndamu wewe witwa Tiratieko niyo mutigisi umuhanga baturangiye ati cyane cyose ndi umuhanga kazi naize ngo nikiraka cy'amasegonda ndakora ngatanyitaye ngo n'ibintu by'amapani n'amadepanaje mu ngo cyangwa mu ngande ibintu byahiye byacanganye ubasha kubikemura ati two no utuntu twanjye ko nzi ko ndi kuvuga n'umutekizo mugenzi wanjye ko ndimo ndavuga n'umuyobozi mukuru Imana ni igitangaza aranga ngo urangire nyuma y'iminota ingahe mu minota 30 arambwira ati none aha mbone bageze hano mu kigo Imana ni igitangaza icyo gihugu nari mfite akanote ka 500 najya njya gukarajya umutima ukambuza kandi umushomeri najya gukarajya umutima ukambuza Imana ari bizi neza ko nibamamagara ariko kazansimbukana kakangezayo vuba mbere y'iminota 30 rero ikubikira ikizagukiza humura igerayo bamwe najya kubaza amafaranga batise bimeze gute ngo nagira akazi wejya mu kazi byihorera abadoke icyo mfa nuko uhamagaye mbonye ofisi yiwe n'ibicanga ndajyamo hari ndakora ikigo ngishira ku murongo kandi hute nigeraho nashakaga hanyuma tujye ku mushahara barambwira ati wa mwana we rero ko twabonye ukuntu ukora uri umuhanga ati ndi umuhanga nabikubwira nihagarara nzi bagiye kunyishyura nigendera utazagaruka rero twabonye twagukunda dushaka kugenda watwemerera tukagutangiza 150 ku kwezi tubaye ati ayo mafaranga ni make cyane sindayakorera kandi ko nari narakayakorera ubwa mbere nari nyumvishe hu ariko ko gushaka ngo bayidige gusa babwira ko nari nayakorera nako sindayakorera nyine bagira ngo nyine nidukeya cyane kumbe ni menshi cyane sindayakorera nyine mugirire Imana icyizere hanyuma barambwira nihagararaho mbona nihagarara batereka mbihagarareho ko bambwiye ko ndi umuhanga reka mbihagarareho mbihagarare ngo nose ushaka ngahe ndabya ngo rero ndagira ngo mumbarire mujye mumbarira 10,000 ku munsi naba nakoze cyangwa natakoze mujye muyandika 10 ku munsi ngo umva bamwana bamafaranga usabye ni menshi ndabati niba ari menshi rero okay nta kibazo ngiye kwigendera ubwo kandi nari mfite n'umuzuzeyo bati ngiye kwigendera ubwo n'ubundi ngiye nsanzwe nkunda kugira neza namwe ndabambagiriye neza barambwira ati gusa amafaranga dufite wa mwana ndati ngo mufite se mwayamaye barambwira ngo twumva tukubwire none turakwinjiza twumva wa mwana turagira ngo tujye tukubarira 7,000 ku munsi waba wakoze cyangwa utakoze tukugaburire tuguherezaho kuba urye unywe twereke n'inzu yawe uzabyubamo neye imibare nateye imibare nareba nekereza bajya kurya ntabwo nagiye mu bambaye amataburiya nakurikiye uwamamagaye nari gusanga abamataburiya bari kumva zangishyura ariko ninkurikira uwamamagaye bangishyura bate mwishyuza uriye nakurikije umuyobozi mukuru wamamagaye niwe nakurikiye bagiye kwegera ameza ndebye ngo koze rizeraho
ndebye nibutse bife nagiye guharuriraho nsanga iyo bife iruta bya bitatu nekijya kumwogera ikiraho nsanga kiri hejuru none n'ubushobozi tuzahuye na ofisi navuga ati rutura ndakize kabisa ese kababaza umusore umuhaye ibyo kurya ukamuha icyo kunywa ukamuha kuryama ukamuha ofisi ubwo umushahara yawe ukubarisha ikibuno ubundi musore mubonye bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa no kuryama biba bibaye umushahara waza kujya kuri konti gusa sinamenyaga ibyawe kuko ntiwazaga nawe ukeneye ntariye nanyweye buri mushahara uraza kumara iki ari nyiri n'umwana none ubu narakoze narashaje Yesu nashimwe ari igitangaza nibwo narase nyemera nishe ko banyiginze nyemera 210 muri icyo kigo ndanje bamaye office nakwicaramo akubwana kakaza nibwo nari ndageze segonderi numva mvuza amahoro nakwicara nakibise ku ntebe y'amapine nkabati nkingi kari kose yabaga hejuru narangiza nkanyandikisha ibintu ku rupapuro ngatangira ngaho bipfuye ngabizingazinga nkatanikuza ku puberi nguyu ati ndatugira neza haleluya muyigirire icyizere rega muyigirire icyizere nari munabigisha umumaro wa haleluya haleluya ibasha gukoraho imbaraga za diplome zinakora bino bintu birakora icyo ababwira cyose mugere gute bagikore Yesu nashimwe tugiye gutera haleluya rero iki gihande kigiye gutera ya haleluya iri kuroronje ngo haleluya kandi wadutekereza ibibazo byawe uyohereza yonyine niba waje gusengera nyine bahaye urugero kugira ngo nawe wirwane uko nanjye nirwanyeho aha rero ntiwagira amahirwe y'uko umwuka wera aza kukundenga icyo gihe wazagaruritse nanone ukongera ukambwira numara kuyitera gutya abo bariciriza kwa kundi biri prolonge twese duhuriza hamwe tuvuge ngo amina kabiri gatatu amina sawa kumere ndacha mashimesha ibintu byose bigiye kuba sawa Yesu nashimwe ibintu byose bigiye bigomba kuba sawa nimba ari byari bikuremereye bibwira ati ndemera uyu mwami ushoboye bingahe byose mwizere Imana tugiye kuganira ku magambo rero asaba kuyumva neza kuko Uwiteka ari byo ashaka kuganira natwe kuko ari byo ashaka gukorana natwe nkunda kubabwira umutwe w'amagambo hakiri kare tugiye kuganira ku magambo ngo kuba mu ruhande rw'Imana uri kumwe n'Imana aya magambo gusa tugiye kuganira kuba mu ruhande rw'Imana uri kumwe n'iki n'Imana bivuze ngo hari abari mu ruhande rw'Imana ariko batari kumwe n'iki n'Imana kuba mu ruhande rw'Imana uri kumwe n'iki n'Imana uri kumwe nayo Yesu nashimwe haleluya reka dusome ijambo ry'Imana ibindi ndagenda mbivuga turi kugenda dusoma ariko ndagira ngo batunganye mikrofone neza bayimbere mwarimu ayaho ndamubwira aragenda nsomera yatwihutisha igihe cyacu neza reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cya mbere cya Samweli ibice 4 umurongo wa 7 kugeza kwa 11 haleluya mu gihe bataramutunganyiriza reka dusome mu izina rya Yesu ni paje ibice 4 ni paje 262 isezerano rya kera dusome ibice 4 n'umurongo wa mbere wa 7
aha reka dusome mu izina rya Yesu. Avuze ngo nuko abafilisitiya baratinya kuko bavuze bati Imana igeze mu rugerero rwabo. Baravuga bati tubonye ishyano kuko ibyo bitigeze kubaho. Tubonye ishyano, ninde uzadukiza amaboko y'izo mana zikomeye? Izi nizo mana zateje abanyegiputa ibyago bitari bimwe mu butayu. Nimukomere murwane kigabo mwa Bafilisitiya mwe, mutaba ibiretwa by'Abaheburayo nk'uko bari byo murwane kigabo. Nuko Abafilisitiya bararwana, Abisiraheli baraneshwa, barirukanka umuntu wese yiroha mu ihema rye. Habaho kurimbuka kunini mu Bisiraheli. Hapfa ingabo zigenza n'amaguru inzovu eshatu, kandi isanduku y'Imana iranyagwa n'abahungu ba Eli bombi, Hafuni na Finehasi barapfa. Amen. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira kuri aya magambo, arahandi n'ubundi aragumaho muri Samweli, arahandi umubwire arongera kudusomera. Izi nkuru dusomye ni inkuru za bene Eli. Yesu nashimwe. Turi ku mutwe w'amagambo ngo kuba mu ruhande rw'Imana uri kumwe n'iki? N'Imana. Anga ujye usoma izi nkuru ushingiye no ku mutwe w'amagambo mbabwiye tugiye kuganiraho, biragaragara yuko Abisiraheli bari mu ruhande rw'Imana, ariko Imana itari kumwe nabo. Aho murabyumvisha? Bari mu ruhande rw'Imana, ariko Imana yaramaze kuva muri bo. Yesu nashimwe. Hanyuma usomye hejuru ngo nuko Abisiraheli bagaba, nibo bateye. Abisiraheli batera igitero ku Bafilisitiya, bagaba igitero ku Bafilisitiya. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo barwanye ngo Abafilisitiya barabanesha. Babonye babanesheje baravuga ati ariko se kuki Imana yadutanga ngo tupfe kano kageni, ngo uzi n'ibindi, mureke duhamagare ya Mana yacu ishoboye byose izi turwanire. Batumiza isanduku y'isezerano ndetse n'abahungu ba Eli uko ari babiri bose baraza. Bo bageze mu rugerero ngo batera impundu cyane, bavuza induru nyinshi cyane, bishimye bari bati Imana yacu tugezemo. Nibari bazi ko Imana yamaze kubavamo kera, bitewe n'iki? N'iby'abana ba Eli bakoraga. Imana irimuka ibavamo, bo bagira ngo iracyari kumwe nabo. Bakomeza bibesha kuko bari ku ruhande rw'Imana, bakomeza bibesha ko bari kumwe n'Imana, kandi Imana yamaze kubavamo. Batera impundu n'abantu biteguye intsinzi. Icyakwereka yuko n'Imana Isirayeli iratinywaga cyane. Abafilisitiya babyumije bati urwo rusaku twumva mu rugero rw'Abayisirayeli n'urwiki. Babaje ngo ati Imana ibageze, bati turapfuye. Naho tumaze gusoma ati turapfuye bw'Imana ibagezemo. Ngo bimwe yakoreye Imana yacu irazwe, Imana yacu irihariye irazwe. Ngo bimwe yakoreye abanyegiputa n'Imana ishoboye byose, natwe ije kuturimbura. Ngo mureke rero twirwaneho, twe kuba ibiretwa nk'uko nabo bagize gute, bahoze ari byo. Yesu nashimwe. Hanyuma barwanye. Abisirayeli batungurwa no kubona Imana yaberetse yuko idashoboye. Imana yigira inyantege nkeya, bakubita abana bayo Imana ireba. Hapfa ibihumbi n'ibihumbi by'abantu Imana ireba. Abana b'abatambyi babica Imana ireba. Abisirayeli barahapfira, babonye byanze bakizwa n'amaguru bariruka. Umwe umuvuzi w'amacumu agenda abibwira Eli ahanuka ngo yari yarabyibushye cyane, yari iremereye. Aranje arahanuka ku ntebe ngakubije usarapfa. Bazize iki? Bazize kuba mu ruhande rw'Imana ariko batari kumwe n'Imana. Ndakwinginze mwene data, haranira kuba mu ruhande rw'Imana ariko uri kumwe n'Imana. Tugeze mu gihe gisohoye kibabaje cyane. Benshi bari mu ruhande rwa Kristo ariko batari kumwe na Kristo. Bani pasha amagambo tuyumva. Kari cyo biteka yarambwiye. Benshi bari mu ruhande rw'amatorero ariko batari kumwe na nyiri torero.
benshi bari mu ruhande rw'Imana ariko batari kumwe n'Imana. Imana y'Isirayeli yigira inyantege nkeya, imera nkaho idashoboye, kandi ni Imana ishoboye byose. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Reka mwongere dusomera ahandi hamwe, kandi n'ubundi Samweli, igitabo cya Samweli, kandi 21 dusome no kuri 22. 21 kugeza kuri 22, kandi kadusome 21:22. Aravuga ngo yita uwo mwana izina Ikaboti ati icyubahiro gishize kuri Isiraheli, abivugishwa nuko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati icyubahiro gishize kuri Isiraheli kuko isanduka y'Imana yanyazwe. Amen. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire ngo agaciro kawe ni Yesu muri wewe. Umunsi yimutse muri wewe, icyubahiro cyawe kizashira ku buzima bwawe. Agaciro kawe ufite ni isanduku y'Uwiteka iri muri wewe. Burya agaciro ka Isiraheli ni Imana muri Isiraheli. Yesu nashimwe. Haleluya. Agaciro kawe mu buzima bwawe ni Imana muri wewe. Umunsi Imana yavuye muri wewe, ibyawe bizarangira. Yesu nashimwe. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko ibyo byose ni ubusa. Agaciro dufite ni Imana isumba byose iri muri twebwe. Urugero rutoya nihutishije. Salomo n'umuhanga yarebye iby'isi byose, aravanga iby'isi byose ni iki? Ni umuntu watunze cyane, agira ubwenge bwinshi cyane, arambara cyane, abukomeye cyane, ariko arebye abona iby'isi byose ni iki? Ni ubusa. Murize ku ikaramu gatoya mbereke uburyo tugiye kuwereka agaciro kawe uburyo kameze. Iby'isi byose ni ubusa. Namwe siko mubyemera? Byose ni iki? Agaciro ufite ni Imana iri muri wewe. Nimba byose ari ubusa, ubusa si zero. Akazi keza, amashuri menshi, umuryango ukomeye, amafaranga menshi, ubusa. Kwambara neza ukaberwa, ubusa. Amatitire, ubusa. Inshingano baguha yari yose, ubusa. Byose ni iki? Ariko igitangaje, murabona byose atari amazero, atari ubusa. Yesu nashimwe. Mundebire hano, byose murabona atari ubusa, atari amazero, ni ubusa, sibyo? Igitangaje ikintu tuza tugakora, n'ibindi byose byawe wirinye byose bifite agaciro k'izi zero. Ndaje ngo ku buryo zino zero zibura agaciro cyangwa zikabona agaciro. Ndagira ngo kino kintu mukiriye mukitegereze neza. Agaciro ufite ni Imana muri wewe. Izi zero agaciro ubuzifite. Reka nze mbereke. Mwaruzi ukuntu abantu babigenza? Mwari abantu baraza bakabanza bino bintu byose, akabanza amashuri, akabanza ibintu byose bwa busa, yarangiza akambabaza. Haleluya. Umugabo witwa Alpha muramuzi? Hari ubivuze neza. Itangiriro. Hari umugabo witwa Rimwe, number 1. Itangiriro. Haleluya. Ro baraza bakabanza bwa busikisha abantu kisha Isiraheli, barangiza itangiriro bakamutereka hano inyuma. Babazi bino bintu birabara. Izi zero zifite agaciro. Ni mpamvu ubuzima bwa benshi budafite agaciro nuko Alpha bamushize inyuma. Twabanza amashuri twize, tubanza amatitre, tubanze iby'isi twita byo, tubanze iby'abantu batugize byo, ariko Alpha tumutereka inyuma. Ni mpamvu ubuzima bwacu butabara. Benshi babaye mu buzima butabara. Nimba ubuzima byose bitunze byose ari zero, ari ubusa. Kugira ngo bibare, kanihute mave. Kugira ngo bibare biragusaba ngo Alpha umukure hano inyuma.
hano inyuma umushahara agomba kuri kama zino zero mitembara amafaranga ngiye kutambika mu mufuka wanjye si ubuhanuzi se kandi ntabwo nyashira mu Banyarwanda nashira mu madolari zise ziba miliyoni 101 uziko bya bintu bibara Yesu yagiye hano bwa buzima bwawe burabara iyo Yesu yagiye imbere bwa busa bugira gute burabara benshi wawe buzima butabara kuko Alpha bamuteretse inyuma muvane Alpha inyuma mumutereke imbere nubwo ibyanyu bizagira agaciro diplome idafite Alpha imbere iba ari iki vana Yesu inyuma ushira imbere nibwo ibyawe bizabara ubundi bizakomeza bibiki bibo busa Yesu nashimwe reka twihute Yesu tumubara nyuma twamaze guhaha tumubara twamaze kugira gute tukamuzana mu byasagutse urafata umwami ukamuzana mu byasagutse inyuma niyo mu buzima butabara mubanza imbere urahenda ariko ukibuka ku byasagutse turimo turubaka abasore bari hano narababwiye nimudashiramo imbaraga twibakira urusengero rwacu muzagumirwa ari abantu Imana yarahiye ko batazasezeranira hano narababwiye nge bazansezeranira hano yehedi dore basore ari ahantu heza bazadusezerera abakobwa mushirimo imbaraga mu rubyiruko bindayivuga ko ndi umuyobozi w'urubyiruko mushirimo imbaraga turwubake batuzasezerana ahantu heza ese ahantu nanjye mugufi nasimbuka ngakora hano hejuru hari abatasimbuka ngo kuko yahita kubitaho umutwe ariko dufite inzu nziza hano dore tumaze kumenera turi kuyisoza mushiremo imbaraga tuyisoze vuba kwa badushyingire dusezerane hano heza hasa kuriya none itaruzura ntacyo neze kwibwira mwige ngamugaruke dukomeze Yesu nashimwe ara bari guseka kandi ara aho bazasirira hano bari kwidindiza hari abasore ndi kureba mugire vuba tubashyingire mugire vuba abakobwa sibyo hanyuma n'imbaraga z'itorero n'urubyiruko tugaragaza imbaraga zacu reka dukomeze Yesu nashimwe agaciro ka Isiraheli ni Imana muri bo nanya ngubwira ngo agaciro kawe fata Alpha mubanze imbere nubwo ibyawe byose bizabara bizaheshwa agaciro nuko wamuteretse imbere iyo agiye inyuma biba 0.000.n ndoke na yari mwita aho garakana nibagiwe uzuko Fabri yo rimwe iri inyuma y'amazeru ibigifite uburimwe bwayo iba yatakaje niyo mpamvu mu benshi bawe ubuzima butagira agaciro kuko bubanzirizwa n'ubusa biba byamaze kuba ibice ariko yivanye mu kayitereka imbere bya bindi birabara diplome ya birabara haleluya ya bikabara gusinduka kwawe bikabara haleluya guterana kwawe bikabara gusenga kwawe bikabara byose tuba mu buzima bugize gute bubara haleluya uko biza bijya inyuma y'umugabo ubara biza bijya inyuma y'umugabo w'agaciro nabyo bikagira iki agaciro reka twihute haleluya reka dusoma handi dusigaje gusoma handi hano habiri gusa Samweli 6 handi n'ubundi Samweli wa mbere 6 rimwe kugeza kuri 5 abatabumbye igitabo reka dusome ibice 6 umurongo wa mbere abango isanduka y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu barababaza bati iyi sanduku y'Uwiteka tuyigire dute mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo
barabasubiza bati nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli, ntimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubizanyeyo n'amaturo n'impongano, mubone gukira, kandi muzamenye icyatumye ukuboko k'Uwiteka kutaretse kubagwa nabi. Barababaza bati mbese twamutura turo ki ry'impongano? Barabasubiza bati muture ibibyimba, niko namwe byanditse, muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5 n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishirize ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana y'Abisiraheli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. Amen. Aha narasubira ndatangara. Muzi ko buno buhanuzi bwahanuwe n'umupfumu? Muzi ko zino nama zatangwaga n'umupfumu? Muzi ko ibingi bitavuzwe n'umukozi w'Imana, byavuzwe n'umupfumu? Haleluya. Yesu nashimwe. Ndagira ngo utangarize izi nkuru dusomye n'iki. Imana ikimara kugera mu Bafilisitiya. Yesu nashimwe. Imana ikimara kugera mu Bafilisitiya, zambaraga n'ubushobozi Abisiraheli babuze, z'Imana babuze, niho zagaragariye. Ndagira ngo utangarize imbaraga n'ubushobozi bw'Imana utabona muri wewe hose ukitazifite. Wahuranyibisha ibitangaza n'imirimo ikomeye Imana idakorera muri wose ukitabasha kubikora. Haleluya. Imbaraga n'ubushobozi by'Imana utabona mu buzima bwawe, suko Imana itagize gute? Itabifite. Iby'Imana itarakora iwawe suko itabishoboye. Mu gihe isanduku yari iri mu Bisiraheli, barakubiswe, Imana ireba irituriza, ariko Imana igezeyo yonyine gusa. Haleluya. Ihera ku munsi wa mbere mu kwezi kwamaze amezi 7 bari gukubitwa, Imana iri kubahana. Yamana batere bakayijyana gati ngo dutsinze Abisiraheli tubatsinda n'Imana yabo. Bati muri beshye. Nuko nagiraga ngo mbahane kuko bari mu ruhande rwanjye nari kumwe nabo. Ndagira ngo mbereke ko nabataye, ariko ngiye n'ubundi ndacyafite ubushobozi. Amina. Ibyaha byacu nibyo bituma Imana ibura imbaraga muri twe, idakorera muri twe, ariko ubundi ifite imbaraga. Irihagije. Haleluya. Irashoboye. Kuba nta mirimo y'Imana uri kubona muri wewe, suko Imana idashoboye. Ahubwo reba subundi uri mu ruhande rw'Imana, uri kumwe n'Imana, cyangwa yaragutaye. Hari uri mu ruhande rw'Imana itari kumwe nawe, ukaba uri mu ruhande rw'Imana ariko yo itari kumwe nawe neza. Ariko ibyatwereka ko Imana ishoboye byose, ikigerayo mu mezi 7 yaragiye bakubita, barataka, bayivana igati bayijyana igaza, barayizengurukana, bose bakubita bati turapfuye. Bahishize ngo baritawe bishimye ati Dagoni yacu nashera ifasha Imana y'Abisiraheli, ya Mana bajyaga barata ngo yaciyemo inyanja mo 2, ngo bunyuze ko twahitinyiraga ubusa. Imana yaciyemo inyanja mo 2 turayifashe. Imana yakubise Farawo turayifashe. Turaza kubisoma tubyumva bahoze birata Imana uburyo yabanye nabo ibavana muri Egiputa. Ariko turayifite bishimye. Imana yabereka ati reka nze mbereka yuko mutamfite, ahubwo ari igihe bafite. Ikigera mu nzu gusa ibyo yabakoreye nibi. Itukubita cya Dagoni kitakigwa hasi ati niweho Mana nge barambeshyera. Baraye baganira Dagoni ati Dagoni uhagaza uri Imana? Ati sindi Imana. Uri Imana Dagoni ati sindiyo. Nikimenye yuko nge nari Imana bambeshyera, dore ngo ikubise imbere databuja. Yesu nashimye. Dagoni yibwiriza yikubita imbere y'Imana yacu, dore iz'Imana yacu cyubahiro. Baje basanga Dagoni yaguye yubamye ati niweho Mana nge barambeshyera. Bonye bayihagurukije Dagoni bonye urahaguruka. None yikubita hasi iramenagurika. Imana iteye ubwoba, yishakira icyubahiro cyayo, ntabwo iteze kugihara, niteze kukireka habe na gato. Hanyuma baraza bareba bati Imana iratwishe, barayimura ngo idukubitiye Dagoni wacu. Aroni asomye bona bugingo n'ubu ngo ntabwo barongera kuhatambira igitambo cya
dagoni. Kuva dagoni yakubitirwa niremera kuhahagarara. Na bugingo n'ubu nakirwamana ngo bongeye kwasengera abantu ntibongeye gusubirayo. Dagoni ati ibyo mboneye hari ahantu y'Imana bisire by'ingore sinzongera kubaho, sinzongera gukandagira haraha. Hanyuma umupfumu burya iyo abana b'Imana babuze Imana yemera igakoresha ni gahagara ku bitugu by'abapfapfa ikavuga. Bene Eli bataye Imana none ibuza ivugire iremera ivugira mu bapfumu. Kuba mu ruhande rw'Imana ariko kumwe n'Imana. Dufite ikibazo abantu bari mu ruhande rw'Imana ariko batari kumwe n'Imana. Imitima yabo yabateye kujya kure y'Imana. Bene Eli bari mu ruhande rw'Imana ariko Imana yaragiye kure yabo bitewe n'ibyaha byabo. Bituma Imana ibarayivugira ica mu mupfumu. Ngati kugira ngo amaboko y'Uwiteka Imana ya Isirayeli adakomeza kutwica ngo mureke tuhereze icyubahiro cya igomba. Bazi ko Imana yacu kwiriye icyubahiro. Reka twicyubahiro cya igomba. Ngo dufite intare zingahe mu Bafilistiya? Dufite intare 5. Mucure ibibyimba 5 bivuga ngo buri kibyimba cyose dore buri ntare yose dore Imana ihwanye n'iki kibyimba. Abafilistiya baramupfumu yarazi ubwenge. Imana ikunda icyubahiro, ikunda bicisha bugufi. Yacuje ibibyimba 5 bivuga ngo buri gihwanye n'abatware b'iyo ntara. Bivuga ngo buri mutware wese ashushanywa n'iki ikibyimba. Ati Mana dose akakiza dore Mana rwose dose dore ndi ikibyimba ndi imbere yawe ngirira impuhwe. Bakagitereka. Ngo mushaka uburyo mwatereta Imana Isirayeli muhereza icyubahiro cyayo. Icyubahiro igomba. Ese wowe uracyahereza Imana yawe icyubahiro igomba? Ubuzima bwawe uracyahereza Imana yawe icyubahiro igomba? Haleluya. Hanyuma y'ibyo ngo bagenda bacura n'izindi imbeba 5. Buri mutware wose akaza dore Imana dore meze nk'iyi mbeba. Icyubahiro ni icyawe njyewe ntacyo ndicyo ndi nk'iyi mbeba rwose. Ndi imbeba. Buri ntara zose baresha n'abatware babo bazihagarare bazana imbeba n'ibibyimba dore turi ibibyimba turi n'imbeba niwe ushizwe hejuru icyubahiro ni icyawe dore nongere kutwica. Barabitunganya byose bitereka mu gasanduku batereka mu ruhande rw'isanduku y'Imana. Imana bamukare kose ati nge ndashoboye. Icyubahiro na buri iwacu muri Isirayeli ngeze ahangaha mbereka ko ndi Imana hose nibyo bibumbye isi yose mu biganza byanjye. Dore tumaze Abisirayeli bafite ubushobozi bwo kunyura kuko ijambo nasezeranye Aburahamu ndaje nicyure. Muzi ko yicyuye? Aniteye ubwoba. Kuko icyo navuze kuri Aburahamu umwana wanjye ndaje nicyure. Ntabwo bafite nta gahunda yo kunyura bafite. Baranyibagiwe ntibafite gahunda yo kunyura. Ariko ndaje nicyure. Ndabingiza. Barahinze baradamaraye bari kurya kwiteza umufilistiya ari kujya gutera Imana iri kumurondaguriraho. Imana bahaye agahenge bararya barahaga kuko umufilistiya ari gukubitwa Imana iri kumudiha yihaye gukora kwidakorwaho. Nta mufilistiya ari kujya gutera Abisirayeli kandi ari gukubitwa ari guca bugufi dore meze nk'iyi mbeba. Imbeba yajya gutera se ikibyimba cyagiye kurwana ati dore meze nk'iki kibyimba Mana. Nuko bari bameze Abisirayeli bari kurya bishimye badamaraye. Isanduku yaranyazwe. Imana bati ndaje nicyure. Abantu batakaje Mana we. Ndabigize ku buntu bw'Imana. Duharanire kuba mu ruhande rw'Imana ariko turi kumwe n'iki n'Imana. Twe gutakaza Imana. Agaciro ufite n'Imana muri wewe. Nutakaza Imana ntacyo uzabura icyo. Benshi bari mu ruhande rw'amatitre, bari mu ruhande rw'iby'isi yabagize byo. Isi nikagushuke nayo ni ubusa. Benshi bicaye mu gaciro ka 0. Twabonye ko 0 itabara. Tuvane harufa inyuma tumuteke imbere niwe tangiro rya byose. Nuhesha byose kubara. Hanyuma Imana ni igitangaza. Mwe mupfumu nabyo ngo hanyuma mushake inka ebyiri z'imbyeyi. N'igare rishyashya ritarakorwaho. Muriteke isanzwe isezerano y'Imana. Hanyuma ngo murebe ngo nikomeze ikarombereza igiwabo. Mumenye ko ari Imana itashye yabitugiriye. Ariko niyanga kuva inka igasanga
ibyayo muramenya yuko ari ibyago nk'ibindi. Hanyuma kishiraho Imana itibyiringa ati mukategereza aho naturutse. Yesu nashimwe. Ndatashye nzaho naturutse. Ndajya mu ingingo Uwiteka arashaka kongera gusubira mu buturo bwe. Uwiteka arashaka kongera gusubira mu buturo bwe. Ibyatumye Imana yimuka ikava mu mutima wawe ni wowe ubizi. Ariko Imana irashaka kongera gusubira mu buturo bwayo. Imana irashaka kongera gusubira mu buturo bwayo. Itiringa ati nzaho narinuye erekeza zamuka dore inzira ijya i Buyuda n'ahangaha, inzira ijya muri Isirayeli n'aha. Rero ngubwire ngo Imana irashaka kongera guturo aho yari ituye. Reka twihutishe dusome handi habiri hasigaye, mwihutisha ngana ku musozi. Mikrofone bayikwambuye, garurira mwarimu ya mikrofone. Igitabo cya mbere cya Samweli n'ubundi ni hahandi, none kuri 7:6 kugeza kuri 12. Iri cyo mvuga sinari gusoma handi hamwe, hanyuma dusenga Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli 7:6 kugeza kuri 12. Gasome ibice 7 murongo waho wa 6. Baratubwiye ngo nuko bateranira i Misipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa baravuga bati twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira Abisiraheli imanza i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisiraheli bateraniye i Misipa, abatware babo bahera ko batera Abisiraheli. Abisiraheli babyumvise bashya ubwoba kubw'Abafilisitiya. Abisiraheli babwira Samweli bati ntuhweme kudutakambirira ku Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka awutambirira Uwitekaho igitambo cyoswa kitagabanije. Maze Samweli atakambirira Abisiraheli ku Uwiteka. Uwiteka aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisiraheli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya banesherezwa imbere y'Abisiraheli. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Nasogeza hano mudafashwe cyane. Yamubwira ngo agaciro k'Imana Eli yabuze Samweli we yarakabonye. Amunaribishe. Agaciro Imana itumara gutaha. Agaciro k'Imana Eli yabuze, imbaraga n'ubushobozi Eli yabuze by'Imana Samweli yagize gute? Yabonye. Samweli akimara kwima ntasubizwa ndishimye. Niyo mpamvu nakwinginze nkubwira ngo tore dusenge, emera Imana yongere itahe aho yahoze. Aho yahoze. Agaciro Eli, imbaraga n'ubushobozi bw'Imana Eli yabuze Samweli yagize gute? Bitewe n'iki? Eli yari mu ruhande rw'Imana ariko Imana itari kumwe nawe, itari mu ruhande rwe. Hanyuma Samweli we yari mu ruhande rw'Imana. Haleluya. Ari kumwe n'iki? N'Imana. Dukomere Imana amashyi cyane. Samweli yari mu ruhande rw'Imana ari kumwe n'Imana, abona agaciro n'imbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ahangaha ni iki? Haraciye imyaka igera kuri 20. Hanyuma Abisiraheli baravuga ati ntabwo twakomeza kuba muri ibyo bintu. Samweli arababwira ati musenye ibigirwamana byose, mwongere mugarukire Uwiteka. Haleluya. Bakimara gusenya ibigirwamana byose bagarukire Uwiteka. Haleluya. Baraza baba mu ruhande rw'Imana, none n'Imana irabegera ibana nabo. Ngo bari i Misipa bari gutamba igitambo bashima Imana ko bongeye kuyigarukira, Abafilisitiya baribeshye. Ndagira ngo ubwire ibyakurwanya ngo burya si buno. Burya si iki? Si buno. Ntabwo nyiri ku bwa Eli, ubu ndi ku bwa Samweli. Yesu nashimwe. Ku bwa Eli imbaraga z'Imana ntabwo zagaragaraga kuko bari
bari mu Imana ariko ubwa Samweli Imana yarigaragaje burya si buno barabateye maze ngo bagiye kubakora n'ibyo babakoreye igihe cyatambutse basanga Samweli yongeye guhuza abantu n'Imana ndagira ngo twongere twegere Imana yacu bwinuka Imana kandi wute Imana ihindira guhinda gukomeye ku ngabo z'Abafilisitiya ngo bacikamo igikuba bongeye basubiramo bariruka Imana ni igitangaza ngo nuko Abisirayeli ngo b'abagabo ngo bavumbuka mu myobo ngo barabirukana ngo bica umugenda barabirukana ngo bica umugenda Yesu ashimwe haleluya ngo bagize imigati yo kure hanyuma Samweli atashinga ibuye iki ni ikimenyetso mwirengarenga ngubende Samweli agenda ashinga ibuye aravuga ati ibi nirengarenga mbashiriho muzirese mwongere mugaruke Imana yacu ibereke kandi ko bwa Samweli ntabwo bongeye kwibeshya ngo bongere batere bitewe n'iki Samweli yari mu ruhande rw'Imana ariko ari kumwe n'iki n'Imana iyo kumwe n'Imana irakurwanirira ashiraho rengarenga mwizibeshye murenge hano rengarenga ngumene kubikiye ku ngoma ya Samweli ntabwo Abisirayeli bigize n'umunsi n'umwe bavuga ngo bagiye kuko Imana yari iri mu ruhande haleluya rw'Abisirayeli reka niba utasome ahandi hamwe utadusenga twagiye muri Samweli wa mbere 18 noneho 34 kugeza kuri 40 Diye kujya kuri wa mugabo ukunda cyane niyo tugiye gusubiza utegeka tugire neza Samweli 18 ndabyo bya Samweli 18 itatu karindwi kugeza kuri 40 ni kuri wa mugabo ukunda cyane igitabo cya mbere cya Samweli yego igitabo cya mbere cya Samweli igitabo cya mbere cya Samweli guhera ku murongo igice cya 18 guhera ku murongo wa 34 kugeza kuri 40 Samweli ku murongo wa 38 maze Sawuli yambika Dawidi aravuze ngo maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe amwambika n'ikote riboheshejwe iminyururu Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye agerageza kugenda kuko atarayigeramo Dawidi abwira Sawuli ati sibasha kujyana ibi kuko nabimenyereye nuko Dawidi arabyiyambura aherako asingira inkoni arayitwaza yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi ayashyira mu ruhago rw'ibumba y'abashumba yari afite kandi yari afite umuhumetso mu ntoki nuko yegera umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi amutwaje ingabo amurangaje imbere umufilisitiya aza akebaguza abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga nuko umufilisitiya abaza Dawidi ati ko unteranye inkoni mbese ugira ngo ndimbwa umufilisitiya aherako akwera Dawidi mu izina ry'Imana ze umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino mubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko nyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka nyir'ingabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye amen dukomere Imana amashyi cyane ahangaha turasanga abantu babiri niba utegana ku musozo turasanga abantu babiri reka tuvuge kuri abantu babiri gusa mvuge kuri bano bami babiri umwami uzwi n'umwami utazwi haleluya Sawuli Imana yamwimitse imwemera amara imyaka 2 gusa ari iruhande rw'Imana ari kumwe n'Imana
indi myaka yimara ari mu ruhande rw'Imana ndetse atari kumwe n'iki n'Imana. Imana yaramutaye yaramuretse, none abisirayeli ngo bajya kurwana n'abafilisitiya. Bageze ku rugamba kuko abisirayeli bari bari mu ruhande rw'Imana ariko Imana itari kumwe nabo bitewe n'uwari wayoboye. Byose byapfiraga hejuru. Ku bwa Eli byapfire, ku bwa Sawuli bipfire, byose naho bipfira. Hanyuma Sawuli kuko yari mu ruhande rw'Imana atari kumwe n'Imana, agiye kurwana. Bageze ku rugamba bose babona icyo bashoboye no kwihisha mu myobo. Bamenya azambeba. Imana irababara. Imbeba nizo zijya mu myobo. Imana yeretse abafilisitiya imbeba bakwiye bahwanye kujya mu myobo. Ariko abisirayeli basubiye ku rugamba ko bataye Imana, babona ko bakwiye kujya mu myobo. Bajya mu ishusho ya zambeba. Bajya kwihisha mu myobo, bajya kwihisha mu myobo. Kandi bari kubona amaboko y'Imana igeze gute ishoboye byose. Agaciro k'Imana utabona si uko karahari, ubushobozi bw'Imana utabona si uko budahari, ahubwo se banzure Imana iri ruhande rwawe, uri kumwe nayo. Hanyuma umufilisitiya amara iminsi 40 batuka, harabuze n'umuntu wajya kurwana. Yesu arashimwe. Goliyati akivuga bose bakagera mu myobo bakihisha. Hanyuma haleluya, Imana iritegereza irareba, iravuga ati ko yarahiye icyubahiro cyayo ngo meze nsuzugurwe. Mfite umwanya wanjye mu ibanga n'imitsi, mfite umwana wanjye uri mu ruhande rwanjye kandi nkaba ndi kumwe nawe. Uwo mwana muzahamya yarari mu ishyamba. Bababwire abantu baza abari kuri tere ariko bari kuri tere ni nabo utumenya abari kuri tere ariko abari kuri tere ni kuri tere wana ntabwo tubamenya. Dawidi ku ikosi ry'Uwiteka baramutumiza ajya muri Benese, kumva Imana izanye yarebye muri Isirayeli bati ureka nshaka umuntu uri mu ruhande rwanjye nanjye ndi kumwe nawe nkubita Umufilisitiya. Niyo yari kongeye gukubita Umufilisitiya, ihamagara kandi Dawidi kabana mu ishyamba arakazana, kagiye kugemura agasore gato kumugenda gukuranga gasa neza. Kageze ku rugamba kabana n'umukuru wako generali mu mwobo, abandi bose mu myobo. Ese rafure itekinike noneho ni iyi kurwana mwishe mu myobo, ni systeme sobe yize ryari. Ati wa mwana w'iceceka ashize akanya yumva Goliyati arivuze, aratuka Imana, atuka Imana, atuka Imana. Dawidi bimurya mu maguru arazamuka akagera mu mugongo, arabati nanga gasusu Dawidi yabataka n'agasuzuguro muri kitwa agasuzuguro k'Imana yacu. Tuduhande Imana yacu icyubahiro. Abantu n'utundi dutoki bageze Imana. Yesu nashimwe. Abantu nagiye twagazanya n'agasuzuguro. Yesu nashimwe. Aruga kumeza. Yesu turaka. Hanyuma Dawidi yaravuga ati nibikaba Imana isuzugurwe, nikabura icyubahiro twaterera umuganura umubyeyi. Yesu nashimwe. Arabatanga agasuzuguro n'abasuzugura n'Imana mu bihorere. Dawidi abarabashije se umuntu n'umugabo yarakebwe, barabatereka reka mama Dawidi yagiye mu mahanga ntabwo yajyaga apfa kurwana atabashije kwigisha Imana. Uzi mama yajyaga mu yaba yarigeze mu kibazo cyangwa akagwa bitewe n'iki? Burya umuntu wasenze kujya umwiri nawe yawe ushobora kubuhukira ugakubitwa na nzara y'Imana yavuze, nawe yaba ari igipagani dwimbi. Imana iravuga ati mwana wanjye nzakurinda, wamuhubukira uko bate mubonye imboni mubonye y'umurinzi, uko niko ndiri ijambo ryanjye. Ushobora kumuhubukira ugakubitwa n'amaboko utaruzi, ubonye riri igipagani ahisha Imana yavuzeho yarakebwe ati oya twihute. Hanyuma
bati wamwica se bamwica tukiyemeza n'ubwibone bwawe buratangiye cyangwa udutama arabahunga yisangira umugabo we w'ingabo bati amugeza kwa Sawuli twasomye Sawuli twohereje bati ngo kugenda Imana ibane nawe hejuru 37 Imana nanagiye kubana na Sawuli n'Imana na Dawidi bitewe n'iki Sawuli ari mu ruhande rw'Imana ubona ari kumwe n'Imana haleluya ariko haje umwana uri mu ruhande rw'Imana ari kumwe n'iki n'Imana bageze ku rugamba haleluya bageze ku rugamba Dawidi Goliath arebye Dawidi araseka none abisirayeli byabacana bazanye ibinja ku rugamba ati kuneranya mu bihe n'ingoma abari hano n'igitangaza kwizera kwa abisirayeli babonaga Goliath bakagera mu nyumba ariko kwizera kwa Dawidi n'imbaraga byamweretse Goliath ameze nk'inyoni ubundi inyoni nicyo tungo bikisha ibuye siko kuri ubundi turabana tukajya kwica inyoni tukazikisha amabuye kwizera kwa Dawidi kwamweretse ubunini bwa Goliath tubona ntacyo buvuze ni nko kwica inyoni no kwita inyoni Dawidi aragenda ati igitangaza icyatumye Goliath apfa vuba n'iki rero turi mu byo twasomye hejuru Goliath ngo yavumye Dawidi mu izina ry'Imana zabo Dawidi abyumvisha araseka ati burya abisirayeli ntago basomye uyu muntu yabatukaga mu izina ry'Imana yabo izina rya Dagoni izina rya Shera yababa we abisirayeli basomye kuki batasomye nibaza amateka Imana yacu igeze yige yabakoreye Yesu nashimye ati nibaza igeze yige yabakoreye ati ndaje nibutse nanjye Goliath amateka y'Imana yabakoreye igezeyo burya abisirayeli bari mu mwobo nuko bataza amateka y'Imana Yesu nashimye nukatakaza amateka yawe n'Uwiteka Imana yawe n'uyutakaje amateka ufitanye n'Uwiteka ikibazo kigushira mu mwobo kandi wari ufite ibihamya byakurinda kujya mu mwobo Dawidi abwira Goliath ati njyewe ndakunguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli ayiwe aramwibutsa Imana ya Isiraheli wasuzuguye imwe yabakubise ikabahindura imbeba ikabagira ibibyimba niyo nje kuba kugukubitamo haleluya imwe yabagezemo ikabagira imbeba n'ibibyimba niyo nje kugukubitamo niyo nje kugukubitisha haleluya mureke dukubitisha ibibazo amateka dufitanye n'Imana yacu afata ibuye arazunguza ararekura ibuye no mu ruhanga ngo putu ribiri gitamo byinjiramo Yesu nashimye amen reka dusenge Imana Goliath yikubita hasi ibyo birarangira tugiye gusenga Imana haleluya kuba mu ruhande rw'Imana ariko uri kumwe n'iki Imana tugiye gusenga Imana ndagira ngo mbinginge yewe uri hano gasoje yewe uri hano ese Imana iri mu ruhande rwawe koko cyangwa uri mu ruhande rw'itorero uri mu ruhande rw'idini uri mu ruhande rw'idini benshi bari mu ruhande rw'idini cyangwa itorero ariko nyiri itorero atari kumwe nabo benshi bari mu ruhande rwa Kristo ariko Kristo atari kumwe nabo ndakwinginze emera isanduku y'umuriro itahe mu mwanya wayo uri hano watakaje ubugingo uri hano utarakiza utarabatizwa mu mazi menshi banyegereye imiryango tujye gusenga yewe uri hano utarakira Yesu umwami ukiza ubuzima bwawe haguruka dusengane Imana uri hano utarabatizwa mu mazi menshi ndakwinginga kuvuza Imana data arashangaze muri wewe mukora n'iby'ubutwari wari uri mu buzima butabara Yesu aragira ngo ase ubuzima bwawe uheshe agaciro kumara ndakwinginga haguruka dusengane Imana haguruka dusengane Imana haguruka dusengane Imana dukomere Yesu amashyi bari guhaguruka haguruka dusengane Imana ntibiteye isoni mu kwakira Yesu muri wowe agatuma ubuzima bwawe bubara agatuma ubuzima bwawe bugira agaciro haguruka dusengane Imana Yesu nashimye baracyari guhaguruka tiza hereza mwarimu mikrofone araje dusengere baracyahaguruka dukomere Yesu amashyi shika Satani ndakwingingira wari mu buzima butabara emera Yesu abanze muri weho abanze imbere bya bindi byawe byose birabara Yesu nashimye
tugiye gusenyera bano bantu bashaka kwakira Yesu batambuke bazi Imana. Ariko birashoboka ko nawe waba umaze igihe kinini cyane uri mu ruhande rw'Imana ariko Imana mutari kumwe hariya. Ikibazo abantu bo kwa Eli baratambaga buri mu gihe uko umuntu afite icyaha yakoze n'ibindi ku mwaka utashye, ariko Imana yarimutse muri uwo muryango, Imana idahari. Abisirayeli bari ku rugamba bumvaga bagomba kunesha ariko Imana itari kumwe nabo. Ese wowe uri kumwe n'Imana? Ubika umutwe wawe dusenge Imana, kuko uyu mwanya ntabwo uri bugaruke. Tugeze mu mwanya mwiza, mu isaha nziza y'isa 9. Ntumbwire kuri mu idini itorero rya ADEPR Zionist Temple Restoration. Icyo si cyo kibazo. Abisirayeli bitirirwaga Imana ariko bakaba ndetse n'amahanga kanabatinya kubw'amateka, ariko Imana itari mu ruhande rwabo biturutse ku ntege nkeya zabo. Birashoboka ko abangaba baje kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ariko wowe ukaba waratakaje umwami wawe, waragiye mu ntege nkeya. Wowe rero haguruka mu mwanya wawe, wumva Imana uri mu ruhande rwayo ariko ukumva mutari kumwe, ko urugamba ruje urirwanirira. Wowe haguruka ugume mu mwanya wawe, nawe tugusengere Imana. Haguruka mu mwanya wawe, kuva ugeze hano ntiwejejwe, wasanze umwanya wo kwezwa warangiye, kandi mu kanya turinjira mu mwanya wo kwakira amasezerano n'ibindi mirimo Imana ibikoresha umukozi w'Imana. Jejuru rero wowe umaze umwanya mu iteraniro ariko utigeze wezwa, ese ninde umubyeyi ahereza umwana ibiryo atakarabye? Umuntu uzi ko atejejwe, najejuru dusengane Imana. Yesu abaho umugisha. Kadusenge Imana. Wowe uriyizi neza, uzi ko wavuye mu rugo, uzi ko umaze iminsi, wasanze umwanya wo kwezwa twawuvuyemo, kandi iteka ryose iyo dufite icyaha ntabwo Imana iba iri mu ruhande rwacu, kandi turifuza ko dusoza iri teraniro Imana yaje mu ruhande rwacu. Ese urifuza gucyura Imana mu ruhande rwawe? Wari umaze iminsi ugenda Imana itari mu ruhande rwawe? Tera intambwe mwihute, muzane imbere tubasengera Imana, nta n'umwanya wo kubatuza dufite. Muze hano mucyure Imana, Uwiteka Imana aboneke mu ruhande rwanyu. Tera intambwe wihute. Niba ushaka telefone yawe uyizane, wowe ufite telefone ntuyisige aho ngaho. Hari abantu badafite Imana mu ruhande rwabo bahita bayitiza, akitiza akibagirwa akanayitwara. Nuko tera intambwe uze hano nawe uyu munsi ucyura Imana ibe mu ruhande rwawe. Imana niba mu ruhande rwawe irakurwanirira. Mpamvu wihana bikanga, ntabwo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Mpamvu kiriya cyawe urwana nacyo, ntabwo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ariko uyu munsi turifuza ko ducyura insinzi. Mujye kuri wa ruhande rugana hariya hirya, hariya hirya. Kansabe mwarimu Safari ahaguruke yongere atwingingire Imana. Reka nsabe iteraniro ryose twese tujye rero ejuru twinginge Imana. Ngiye gusengera abangaba, nindangiza Safari arasengera iteraniro ryose. Bene data ba Kristo, kwitwa umukristo ni kimwe, kwa mu ruhande kujya kwa gatandatu dufite igaburo. Kuba navuze ngo twese tujye ejuru. Ese murashonje? Uyu ni umunsi wa mbere. Kandi kugira ngo kuyobora iteraniro bitandukanye no ku Imana yaba mu ruhande rwanjye, ni ibintu bitandukanye cyane. Aratwingingira Imana kwa ngo byibura Uwiteka Imana abe mu ruhande rwacu. Nanjye ngiye gusengera ababene data, nawe narangiza ahita asengera iteraniro ryose. Bwira Yesu ibyawe bikunesha, mubwira uko wamwimuye, mubwira igituma atari mu ruhande rwawe. Niturangiza iteraniro ryose baraza kudusengera, badusabire Imana imbabazi, badusabire n'Imana bayinginga igaruke muri twe. Mwami wacu Yesu Kristo, twumvise ijambo ryawe rirakomeye. Abantu bajya bagira abantu baba ku ruhande rwabo bagahinduka abantu bakomeye. Nkunda kubibwira bitorero ngo umwana umwe baramubaje ngo runaka kuki wibona, kuki wirata? Arababwira ngo ntago muzi ko data ari meya w'akarere kanaka. Uyu mwana yarabigenderaga akumva ni umwana wa meya, akumva arakomeye, akumva nta wamuhangara, akumva nta wamukoraho. Ariko Kristo, aya masaha tunakwe turigenzuye, aba bapfukamye imbere y'amaso yawe basanze baje mu iteraniro, basanze baje mu ruhande rw'Imana, ariko Imana itari mu ruhande rwabo. Niyo mpamvu hari
ibyo bari kukubwira, hari imigenzereze yabo, hari ingeso zabo, hari imikorere yabo. Nanjye ndabingingira Imana ngo amaraso yawe nabeze, amaraso yawe nabatunganye, kandi uhereye umunsi Uwiteka aboneka mu ruhande rwabo, kuko tumenye neza ko Abafilisitiya Uwiteka bamwubahishije kumucurira ibibyimba ndetse n'imbeba bishushanyije indwara bari barwaye. Nuko ngo kubwo kukubaha wemera kuba mu ruhande rwabo. Baja bawe n'abagaragu bawe, maraso yawe nabeze, uyu munsi baze gusohoka mu iteraniro, Uwiteka uri mu ruhande rwabo, kandi nuba mu ruhande rw'ubwoko bwawe urarwanira urugamba n'intambara. Urakoze ko wabariye, urakoze kuko ubikoze ibyo dusabye, ukakora n'ibirenze ibyo tudasabye, kubw'izina ryawe ryera Yesu, amen.